bose n'abana b'abantu nta mpamvu yo kubavangura cyane. Sony Isaye Mutuzo umegezweho na Sony Songo Pictures Animation. Ntabwo uyu munsi mvuga cyane filime bazaniye, mwitegure guseka mwishake mwibyishimo. Columbia Sony Company Goreros nikuzaniye n'amata ya Mukamira umunsi gwa none na Wilson Tours Travel Agency. Mu gutangira hari abaririmbaga n'abavandimwe bane ndetse ni korari bazi kuririmba cyane. Ukuntu uteye ni kubaho n'icyuricyo bararirimba cyabyo atembera n'amasaha y'umugoroba bari mu kanyamuneza cyane. Karacyatangira bava muri bature bararirimba hakuno bakora karasisi barasirimba cyane. Barwaje bagonga cyo aramanuka. Sorry about that. Kuriya weyaje yihuta niba nyine nkuru uyu munsi bamusanga ni Petero yambaye ishati y'ubururu iyo bimuranga ni intwari mu muryango w'iwabo yambara ikote ry'ubururu igihe cyose bamwise Peter Rabbit. Nuko tumutangiranye hakuno agenda ntago ari wenyine hano muri karitsiye n'imbwa tubahiga bamushenze bava kuri bene wacu hano afite imbwa bagenda bora bagenzi be n'inkwavu zirahirwa n'imbwa itisubira inyuma yinjiye mu mwobo wabo bafite umwobo batuyemo we n'abagenzi be. Ni Petero urukwavu yivuye Peter Rabbit. Abantu bose ahangana umunsi w'umuhigo ebana rwose uyu munsi ngiye gushaka icyo kurya kabisa ndashonje kanze nirwaneho undi yinjira amaso sasanga ari kinyogote umvuye munsi ntabwo se nakujya muri wa Monsieur Gregoire oya ndajyamo nta kibazo nujyana kwica ndajyeyo nta kundi aje kona ariyo mpamvu muzanye. Talk to me, Benjamin. Sanga kwasa mugenzi Benjamin bose n'abavandimwe Just enough time. Ni mubyara we. Look at him. Umva rwose umusaza ngaho ahinze umurima wa karoti kandi bakeneye kurya. Inkwavu zikunda kona karoti n'ibijyanye n'izindi mbuto. What if we don't go in? Because last time you almost got caught. Rwose ushaza gatonga dufate umva nashaka mfate aho kwicwa n'inzara basi nzafe bankubita nge ngiye kona. Ni Petero Peter kumbagadura hano barashonje hano hari akabuto hari ni inkeri bakeneye kwafata ni impanga 3 umukuru ni buri hejuru 16. Ako se mwana ubundi wowe undushike kuvuga ngo mukuru ndusha abasigana 16 yonyine ora no kumurizo baguye hasi ngaho maze tujye guhiga nyamara tujye guhiga twirwaneho baje kona Peter uri imbere kugira ngo ajye mu misiyo yo kona ni misiyo barurira baje kona ni zabakame baje kona. Aha sasa ni misiyo y'injyana muntu uyu munsi tugombe twone umurima nguri imbere yacu batugiye kutaha nashaka dukubite kandi bose angana nk'ingabo urumva hari uteramo indana akajya kugira haruneka makuru harucungira hanze hari n'usama ibyo bamuvuye gusarura. Umva bavandimwe abwiza ukuri urumva gahunda yacu murayizi twaga turabakomanda kwirwana niyo gahunda yacu uyu munsi kandi rwose Benjamin akeneye kubanza umwere mu lemon uvanga indimu n'amazi yo kubaswagabanya size y'ibyibushye cyane uri nyamunini. I'm not going to pretend that what we're about to do isn't reckless, foolhardy, even dangerous. Bagiye muri misiyo mbi cyane y'amafuti gusa bafite nane kuyikora ko bakeneye kurya nago watungwa n'amazi n'umuceri wo kwama bojere kare dukeneye kurya tukarya ku mbuto dukeneye vitamine yahinze umurima nako dute kurya ntago ise yayihawe n'Imana urumva buriya murima no wacu Right behind you. Not a chance. Why? Are you afraid I'm going to get my foot caught in a trap and I'll have Sasanga mu kujyayo ntagajya n'abakobwa ajyana n'umuhungu wenyine bano abasigaye hana abakobwa ni bashikibe ni Peter scars will be on the inside. Nabarebye. Sorry I had to hear that. It's okay, we're family. This is Turi muryango umva ariko nayo twumvikane. Bring it in. Sigaye. Yep. Ahanga ba briefing ko bagiye gukora akazi bose. Absolutely always. I guess. Inama rwose inama ko n'amasinsi musigaye gitaraganya. Now let's do this. Mwesanga mva tubikore kabisa urumva tumuvunira umuheto tugiye kumwiba urese ajya muri position yiwe araka ku marembo muzaremo guhinga ngo yamuze Gregoire Mark Gregor Petero ni utabanzayo Petero avana yo muhumetso arinjira araka arasarura biringanya inkeri avana bakora igipira bahagitsemo mu irembo ryabo ewana kabisa hano hanze bagasama ewana kabisa kaze ngwereke kabisa bambonye mwakire
Sounds like ridiculous. Don't explain the joke. Sasa ngaha habaye vuba vuba durutanga kono raporo mugire kuntu bimeze Flopsy, bata amucungira Flopsy, sama arasama sama insenda byose barasama ntabwo nguye nifashe ndacyahari araka Petero niwe wiba ni ubanze mbere niwe nyeshyamba yabo tomato, tomato. bangara umutego sasa aho kanajye mu wamufata ni umushibuka nguriya ufata inkwavu Have you noticed that? Stop messing around. mwana yakora amafutegera vuba vuba He can't hear us over the lawnmower. sasa muze hanga abanyaza byo gucuranga karadiyo atunganya muri mawubagara yavanye ya karadiyo radiyo ivuye vyo ngo ivuko barimo kumwonera radiyo ivaho ni imashini lazima kino umutego urafata muze arabyumva inkwavu kwa kundi uri mu nzu imbe bikoco yibenda mu cyozo byose ukomye nko mu kabati twebwe tujyanye ko imbeba yatwinjiriye hinje rufendeke azana rek vuba acomoka sasa ngo abasinye za gikomando bagenzi bari hejuru abacungira bacemo hagati muze yakubonye uyu munsi yagutogosa buretse araje gasubira inyuma haraka yewe kariya gashenze yehe twakahagiye n'ubwoba baramurangaza n'umusaza ajya hakurya muzegere gwari arahushije abo kwavu nzaburya Get out of there. ngaho sohoka vayo araka ni kaba kame kagiye gusohoka dore muzece hasi ninkubaganye ay eka manze mukosore mucomeke karoti mu muhumetso ewa nangiye kwimucengezamo mwana bikora nagari byiza nkora iki mbwira mbikora cyangwa simbikore I can't see your mouth through the gate. yasambwira No. hoya bikora I think you said yes. urambwiye ngo yego I'm with yes. yego mbwiye yego nyine mbwiye hoya bwo ni yego yawe mu muhumetso kajya kumucomeka karoti No. Peter. akoze karoti kandi nyishyushye nyinjire muri za muhumetso we kayimukoza muzeka arikanga iyikoze ikintu mu bwanwa n'umushibuka karamuseka ningubaganye ni ka Petero karamusetse karafatwa Rabbit. ndafashwe Put you in ndafashwe Leave the jacket. ishati yisige tugende gasiga umwambaro kambaye karawusiga kacomotsamo gaco yarakishe muzehe baragaciza we Mr. McGregor. sasa myanzanga muturanyi wabo niwe ukunda zino nkwavu bitangwa ni B n'umukobwa Beatrice Rabbit. zinkwavu ndazanga ese muze wabaye iki mu bwanwa muzegere gwari ubu ni inkubaganye ka Petero ni inkubaganye mwana mwambonye karahumbya sasa bosanga nagwaze guhumbya byo kwicijisho biranga barambwira biranga bose nagwo buze kwicijisho hakuno ni bugenzi bwa Petero Calm down. Have you been meditating? This is my garden. zasanga muze amazimisi taboneka arimo kumedita uyu muturanyi Is his garden. umva mwabwana mwe uyu ni umurima w'uyu musaza mujyemeka kuwujyamo kumwonera I think we're all on the same page, so these banga rabbits karuti bari baciye have a baracyasijyana instinct to feed themselves. Next. zinkwavu rwose umva ubutaha ntabwo uzagaruka amanga ndabikwijeje sawa Be sure to pass that along too. inkwavu ni z'uyu muturanyi baribanira mu nzu Come on, sweeties. ariko zirakubaga nangaho zikanona This is yazitwaye iwe bamwita Beyata ngo ni B to Mr. McGregor and the rabbits. Guess which one she likes better? Inside. Come on. nangaho yituriye akunda inkwavu ze arazuhagira akazihanagura azi amazi yo kunywa This time. harimo n'uturyo Come here, little. ariko ntabwo zinyurwa Are you off? ntabwo zinyurwa ngane nka nkongoro She moved out. ntabwo yakunda umuntu umwe keretse wenda nka batanu Don't feel bad. sasa ngaha waba nangaha mu nzu n'inkwavu ngo ni umushushanyi Look at them. They, ariko ashushanya nabi ntabwo wamenya ngo icyo yashushanyije ni bwoko ki and she knows uragicurika curukura hafi ntukibone neza she's been painted. nanga inkwavu zaravangiwe ariko aha ku ruhande But a cost. afite indi nkuru ajya ashushanya mugenzi nkuru And his family. Had imeze nkaho ihuriye kuri Peter n'umuryango we ni inkuru y'amateka y'umuryango wa Petero mbere hose yari afite se na nyina se w'inkwavu na nyina w'inkwavu wari umuryango mwiza ibyishimo ari bwose mu rugo Peter na bashiki be b'impanga batatu ndetse bajyaga bajya kona we na muzehe akamukingira ikibaba kugeza ubwo nyiri urugo Geregwari yubatse urupangu rubazihiza kwinjira mu rugo rwe uwo munsi kona n'imbuto babisezeyeho umunsi umwe muzehe se w'inkwavu bimwanga mu umuryango ukumbuye imbuto yagiye kona muzehe yamukubise ishoka ntibyarangiriye aho se w'inkwavu se wa Petero
bamutetsemo agatogo bamurisha umunyigi hasigaye ishati ya muzehe yonyine niyo shati umunsi Petero yambara ni ishati ya se yamusigiye yabonye ahangahe inkuru bose bashushanyije kuri ibi bipapuro imwibutsa umuryango we ni Peter Petero humura Ever since their mother died. ndetse ubu rwose niwe uhari abitaho uyu mukobwa kuva nyina yapfiriye Stopped. wa Petero n'abavandimwe be Sorry about ni that. batanu bavandimwe bane I'm sorry. na mubyara wabo Benjamin Nyamunini I just said that. Yeah, but coming from the oldest, it just kind of means more. Just a jacket. Dad and Mum are still in here. yego rwose umwana watwaye ikote ryanjye nawe na data gusa ni ahandi mama na data bandi ku mutima You, since you're just a cousin, you know, you're a nephew. sasa uyu nguyu ntabwo ujya kuba nyina we yarapfuye bimufataho cyane ko ari mubyara wabo To be accurate. ntabwo bajya ngo yinjire mu muryango wabo cyane Just promise me you'll stay after the garden. sasa bajya gukina gusa ntibajye mu murima w'abandi bagiye gukina ni amasaha yo kujya gukina inkwavu zivuga zizerera muri karitsiye kumbanga Peter agiye kugenda abona hakurya ikote rye ha bari bambye nk'akadahumeka ikote ryanjye aka ni agasuzuguro nanga agasuzuguro k'abasaza kandi hano haranakinguye ndarivanayo kandi ni mission impossible kandi ndivanayo ndavanayo ikote ryanjye aritsimba arunguruka mu rupangu ararunguruka arinjira ikote ryanjye rikeneye ikote rye kaba rivanayo yari yambaye bamusuzuguye ntabwo ni kadahumeka nuko arivanayo wambonye arakapita yego Petero gakwavu arikomereza n'ikote rye rivanyeyo muri abandi muzaramupfundikira ndakubonye sha nari nkumbuye kurya umunyigi uriho urukwavu nk'imboga sha ndakuriye ndakurya uyu munsi mu cyokezo cyanjye urambona Mose Gregoire ndakufashe ngwino kirwanaho aragafasha akagoryiwe aho nahereye mpinga muza kona sha sawa karoti wariye zigiye ngiye kuzikuryamo kirwanaho muzehe rwari umutima watangiye gutera nabi muzehe umutima utera nabi aramanuka nuko yaguye hasi ngo arapfuye mushenji kavayo kivana nani gatoya ariko kangana uyu mushenji arapfuye shaka afite amafuti hewe Is he? arapfuye yo kapfu gakoze muri gaterabe icyara Conclusive. arapfuye yo kapfu ayiwe Conclusive. Iye kurya umurima wose bayo waje arapfuye Did I? ayiwe Ambiance kaje hakuno karagiye karasaruma karasarura ewana kabisa murye mujinga yarangiye No, I went. mushenzi yarangiye ndamurangije ngewe kaza kuno kwikina And it did. ndabikoze ha saba abeshya Say small. nukuri ko ndabikoze muze mbereke That ice cream truck with the flashing light. don wala kwagera kumutwara muri zamodoka zitwara ice cream Couldn't even claim bagiye kumushyingura ha right. Credit for that goes to 70. ndetse rwose muze imyaka maze 70 n'inga harya yose yariye byinshi ngo nagende dore ambiance y'inkwavu yariye byinshi atamiye byinshi mu nda ye nagende nuko yapfuye sasa bagiye gutaha urugo rwe bene da All right, this is our land now. rwose yisambu ni ya this is our land now Crazy straight away. It's ebana murye tunezerwe dukora umubiri kabisa there for the future. With turye hera uyu munsi n'ahazaza hacu hose tuharye comes responsibility. kandi rwose iyo umuntu yakiriye kenshi ibintu nk'ibi ngibi bakira n'inshingano nyinshi Sorry, Al. ariko mana we Knock yourself. dore ibyishimo ngaho murye baje kurya barasaruye bararya n'abamaze ngo kandi agano kurya banangiza dore Benjamin yakujya n'ujya kunyeganyeza igiti kikagwa hasi yewe pome baziryamamo ewana murya ibigori murye basubirayo barariye dore ye ibyishimo kumbanga dore ngo n'impongo zirahuna nazo muri karitsiye n'amafuku amafuka arataha dore ngo n'inyamanza ziravayo ayayaya dore ngo hasa ngaha n'ibinyongoto biravayo n'ikinyongoto cyo ntabwo kizi kwirukanka ntabwo cyaremaye kwirukanka byatashe mu byinshi by'impongo yaje igonga imwe itinya imodoka urugo rwatacwe na byose dore inyoni zimwe zo yakora arikunda kuririmba na deperi yinjiyemo araka uko yinjira amanga barayigonga arabayihutaje mwihangane disi Peter bo sangaze kubahuza sasa na wa mumbweti wa mushenzi wo ruduhiga wo kapfawe kiramuzi Did you try to eat me? swaje oje cyangwa kugira ngo njye nkakubita ishoti tukagwa hasi
Do like a goat, like. ugira ngo tujye ukajuka gitonoma ngo dukanga iratonoma yego nawe kabisa nakubonye pe So good to see you. shapita ni inanga kandi imbwa zirya inkwavu ariko ntakazitinya Got your land back, I see. Oh, dore ahangana dore akabenzi son. dore military system nawe yahageze hari aka kabenzi military system Gwist McGregor. nawe arahari yatashye umva uyu munsi turya kabisa To him, yewe maze iminsi rwose nafite na peti rero na peti ngira muri iyi minsi ariko nyine ndya gace peti yarabuze I will put you in a pie, sir. kabenzi yahageze ndimbati nawe ataha ibintu abanza aryemo hano Pigling eating salad. hasa ikigoryi kirangaho ni cya ndimbati gikunda kurya gusa ngo ntabwo kigira peti Shame when you don't. kandi iyo kigiye kimeze nkaho cyangiza kirashwanya gusa You know. abo ntabwo bazi ngo biba muri magenzo barimo kuryamo bawonamo nibishyira bizavaho ibindi bizaza reka ntabwo bazi ko guhinga bibaho bo bazi ko akazi kabo ari gusarura Take one. dore ndimbati nta peti afite ariko Thanks, Tommy. You want? na kabisa peti nayo mfite pe na peti yanshize This garden comes with a free house. sasa umva bwose kwa twahawe n'umurima n'inzu ni yacu dutahe n'inzu umurima hanga barawuriye maze kuwurya ubona ko umurima maze kwera bagiye mu nzu bo n'imizi bayiriye gutaha inzanga ni Benjamin na Bakame bayironshinga arakapita abavandimwe bakingura umuryango yewe arakapita ambiance mu nzu batangiye ikirori bacuranga ndangira niyo ndirimbo bakorera umuti ndangira aho uri ngusange nongere nkuko byahoze pekenyo Mr. McGregor will torment us no more. sasa McGregor ntabwo ajyari rwose agatera ubwoba sibyo No more. ubu twishime sasa mu mujyi tuvuye mugeze mu cyaro tugakora sasa London Or hano hari hoteli ihari store where he works, ndetse rwose angarukuramo cyane bamusoma Gregoire seeing him at his happiest. wa musaza wapfuye afite ahangaha umwene wabo wari usigaye mu muryango Everything. Haven't met this. ariko ahangaha usigaye mu muryango 22.0. kuri kontorore yagiye kure cyane The Anglo ni umuntu uri accurate cyane mujya akora byose hano abakozi arabazonga akunda akazi ke But the little girl who wants to be an astronaut is going to know, and you've just. mugiye mukora akazanga ku buryo umuntu wese usanga abona ko turi nta makemwa You've got to toss and. mu buriri ntusigemo n'akantu gato kateza umwanda You mustn't be afraid to really. na toilette ahangaha uyoze ku buryo n'umuntu yanyweramo amazi Our toilets. ku buryo amazi ya toilette yacu umuntu yatekamo imboga King fountain. dore urugero rwereke rwa hafi igihe nawe ushatse n'amazi nayanywa mazi nyanywe mbemeze General manager has asked to see you. ye manager aragushaka My promotion. bagiye kumpromotinga we ngiye kubona ranka mu kazi bagiye kunzamura ndasane About to drink toilet water from a straw? ndasa rwose ngo umuntu avuye kunywa amazi ya toilette gusa bakamutesha ni kusa abakozi baraha sasa yaje kwa boss manager amuhe itangazo amushakira Your great uncle passed away. I just rero onkere wawe onkere wa onkere so wanyu ko rumarapfuye word. I'm very sorry. wihangane I didn't even know I had a great uncle. nta nubwo nari nzi ko umuntu mufite mu muryango wacu sasa umuryango urangana ngo bajye bakundana hamwe usanga so wanyu ab'icyangugu wowe i Kigali mutanaziranye Promotion. umutelefona gusa warwaye ngagufashe ubwo amafaranga yo kwivuza akabyanga nanayaguhe nawe akazagira ikibazo niba kamugongaga ku kamenyo n'ibyo Manager, the post I've been working towards for the last 10 years. You're in shock. I understand. saa rwose nabyumva ko nyine wabaye ko wapfusha nyokorume ihangane Grief. No, there's no rero grief. tujye kuyakangira ugenda uruhuka usange nyokorume aho hari mu muntu amushyingure umubanza ugenda ufata akanya kawe nk'umuntu afushe mwene wabo umva oya Or not. No. nge njanga nyamenye ko mwampromotinze cyane ntabwo nabe promoted Bannerman. Bannerman. He is in. sasa ahangaha mu kazi ntabwo wapromotinze uyu nguyu McGregor gumenyeza wapromotinze Bannerman mugenzi we I mean, he's not even that to be rightfully called an imbecile. Bannerman w'ikigo ry'imbesire niwe mwampromotinze mu cyimbo cyanjye For Nigel Bannerman. But he also happens to be the manager. umva aho tuvugira ahangaha Bannerman yapromotinze kuko uyu muryango ni umuryango wabo kandi kama business ni umuryango wabo So you're promoting a flagrantly unqualified half mugiye gupromotinga mu kintu cy'ikigo ry'ingo ko gusa gifite umuryango ukomeye importance based purely on nepotism. This is Great Britain. umva ahangaha turi mu Bwongereza urumva neza It's practically written in our charter. kandi rwose ahangaha muri chata yacu handitsemo ko imiryango ibintu by'imiryango bimwe ari iby'imiryango I think I want our best man passed over. Well, then don't pass me over. sasa uyu nguyu akazi ihango promotion bayimuhaye yari yivunnye none umwana wo mu ngagari bamuhaye umwanya mugira ingagari kurushaho Much time as you like. No, I don't want time. ibi nge simbyemera ngiye simbyumva ufite kumpromotinga ni gifite gwabwiranka nkaba manager I deserve ukungirije Give me the promotion. Jim. rwose promotion muyime ndabinginze basi nzabigira ibanga sinzabivuga gusa mume promotion The promotion. munzamure ntago wazamuka utavuka muri uyu muryango I'm sorry, sir. baramuhohoteye banze kumupromotinga ni McGregor Thomas
kumba ngado na promote ni ikigo gikimana do ni cyakanangado kitanakora akazi gusa nyiri uko kivuka mu muryango ukomeye. Felicitation. Akomana ba promote nabishaka nifitiye hango mvuye mu ibara none bamaye promotion we biracya muryo hano waravunika akora akazi baga promoting ibigoryi ngo nuko bivuka mu muryango. Ibintu by'imiryango nk'ibi ngibi ni ikibazo. Umujinya muwa ngongoro umujinya muwa Freddy ararakara yewe dore burakari ajya kwica ikidinki wachi nazi we muyandi magambo gondagura boss yahondagura igipupe naragihondagura ayiwe bizu kidinki bizu akapfa gusa mwaba shezimwe murame mukiye bamutaye hanze y'akazi tahavanga hagenda urerukanywe uzagaruka tubitekerejeho. You sound like every employer. Sasanga ajya gutukatukana nyirabujura avuga nk'umushenzi w'umusazi waturubuye utuye indera hafi yo kwa Elisi na badges naturaye kwambaye genda taga tuyikuvanyeho. I hope you enjoy drinking. Iyi hoteli yacu mukajya muyijyamo urumva neza hoteli nibi cyane batanga side mu cyayi cyabo yatashye atyo akazi baramwirukanye dore kiri hakuno dore kiri ahangaha mu nzu hano baracyabyina ndangira bakoze mix yayo dore kiri mu nzu ndani do nuko urwana hanga bakoresheje ibiribwa kuko dore umumweti ko wanezerewe mana we banga hayemwe nabazo umuntu urye zinoryi zanjye nako se guteka inoryi akabara umuntu usirya basi ndimbati warya ko numvisha ngo umuntu nawe maze iminsi ngo barabuza peti kandi yo gakeya azi zose ni ndimbati nta peti mfite pe dore kiri mu nzu dore hanga sasa imyitozo hakora y'udukobwa bumwe bushiki bwa Petero bushiki bwa Gakwavu do mwana rwose yongeye kumugina shoke nagwara gwarangi byarancanze nyigishwe nozi byina ni gutya kwamanuka ukanyeganyeza umuhumetso n'utuboko uranga hano do sasa ngaha yajangane Peter onyenzi ko ari inzu yashyira ifoto y'umuryango we se na nyina abamanike bagenze mu nzu. I mean maybe a little higher? Muzamureho hejuru gatoya. Too much, a little lower? Amanuye gato muzamuye cyane. To the left? Mujyane ibumoso. Iburyo. More. Iburyo cyane. Lower. Mumanureho. To the right. Up. Iburyo muzamure. Mumanure. Mujyane hino. Mugarure hirya gato mumanure. Muzamure. Mumanure. Aho ngo bapini fake mujya amugire gutya arabicurangiza ko bararambiwe. Yabacunagije ni Petero. Mumanure. Muzamure. Hakurya. Hakuno. Yes check. Uyu musenzi. Aha. He's gone now. Aho rwose sasa muteretseho fresh neza cyane pe bari nazo ibona ko yateretse neza. Nyuma yo kuyinaga wari bwabonye ko ayo bari nasa ro hanyaho kandi ukambere bayifite mu ntoki byari bese nabi cyane. Dore se nyina ngaha bariya ni muzehe se w'inkwavu na nyina w'inkwavu niwo wakomotseho Gakwavu Petero. We're here to enjoy it. Mama papa rwose nyina ngo hangaha muri ambiance mu nzu yacu. Never letting anyone take it from us again. Ndetse rwose ntago nzatuma hari udutanya nk'umuryango ngo mugire mujye kujye kure yanjye papa. Dore mbahaye ghetto iyi ngiyi ni giturenze papa ghetto icira amazi. Umbanga disi Mark Grego baramwikanye mu kazi ni umwuzukuru wa Geregwari ni umwana ni umusinga cyane ni imfura muri ba Geregwari niwe muhungu usigaye hangare muzara mukomangiye Thomas McGregor. Ura Thomas Mark Geregwari da nyanga ko tuguhaye ibyo tukuzaniye nibyo mwohererejwe ngo ni imitungo yijyanye n'izungura inheritance. Inherited something. Bamuhaye umutungo uvumye kuri wa mugabo wapfuye muzegere gware bawuhereza umwana usigaye mu muryango wabo ni yanzu n'isambu yayo From that great uncle he knew nothing about. ndetse wahawe umunyenzi isambu n'inzu y'umuntu utigeze amenya mu buzima bwe. The issues run in the family. Ariko rwose usanga mu muryango w'umunyenzi bafite ikibazo cy'urukundo intimacy issues batavuga rumwe. That's in the country. Ntabwo se ngiye ko najya mu cyaro muri country yego hirya yego mu misozi yego hari inzu yo naho guhinga naho kuragirira. Ransom enough to buy my own toy shop. Ntabyo ngo iyi nzu rero mbaye nyigize nkayigurisha naguramo iduka ryanjye ry'ibikinisho yego. And it's merchandise. Mbega rwose bayigura nkanga bavuga amafaranga bayigura. Living in seasonal windows. Atarabona rugeze n'inzu yese bashaka isoko ryo kuyigurishaho. Ngaho nimero z'umukomisiyoneri mu ndangireho ya uzaza mushaka kwa nyabara hari. Yafunze atyo. Bamuhaye inzu iri mu ntara mu misozi. Feri ya mbere ajya muri Windermere na gace yarerekeye. Atege yihuse bamuhaye inzu. Sasa yanzu ya Petero yishimiye ngo ni inzu yabo. Dore ngo sasa hakuno isambu irabona nyirayo.
Are you aware of this location? hano wahandangira yego ndahazi It's just temporary. I am merely a... yego yakanya gato gusa kugira ngo inzu yo ngende nyigurishe n'isambu yayo niyo mpamvu ngiyeyo ibyo ntago bindeba ngenda kujyanayo jyamo nkujyaneyo rero wimbwira byo kujya kwigurisha inzu y'ubanyu Thomas nawe ni intanga y'Imana dore kiri aha ngaha hakuno mumbwete wasinziriye inkwavu zirawawe katumwogoshesha katumwogosha tondezi baramwogosha banga bose mimbwete bagakora kagorye imyese muri za mangasha tuzivukana kagorye gahari kandi kagacucu kabucura karasimbutse gakubita hasi mbavu ayiwe mvunitse urubavu we I think I cracked the rib. ye mvunitse urubavu rwanjye How many ribs do we have? hajya dufite imbavu zingahe 13 puh mfite nyinshi nakanza kanze vuna urundi ni nyinshi kanze vuna urundi zinongomeze nzivune ziracyari nyinshi ziri kavuna urundi rubavu kagorye karaha gafite imbavu nyinshi zo kuvuna karasibuka ati papa tiku ko mbanga igishuhe imbata dore ko yambaye style yambaye Chanete mu ijosi ingofero itikoraho y'ubugome inyicira amazi ayiwe umuntu we haje umuntu kandi ikintu cya mbere inyamaswa zanga naba nungo turazirya umuntu haje umuntu we umuntu kumbanga dore Thomas yabonye hakuno ka magnifique araka icyuki buriya rero Imana yari yakuremye none yagiye guhagatayo ukuntu nkubona iyo nkubona ugenda mba numvise yose nsize none iyo ugarutse nkabona ameze nkaho mobeye Yesu na Mariya none waremye zino karote rwose aragahora ku ngoma ya se na nyina izi karote ni nyirakuru urumva karote nazihaze ngurira cheese bebe umuntu araje mwese muhungu mwishe bitsimbe haje umuntu dore kiri mu nzu sasa nga hano muri isanduku yaje cyangwa kandi kirabajomboga gifite ubucumu bwinshi rega nyago naremeye kwitsimba muri kimyangana nyine mbahana bajombe mwihangana ntago naremeye kwitsimba sasa buriya umuntu yaje mu nzu kenshi arimo imbeba turabyumva byanze imbeba zivuga zikomagura ibintu tubyumva umva kiri mu nzu ndani birakocora arabyumva akose ahantu nje ni hano ki sasa uyu nkanyesuku ntago yakandagira mu mwanda yahoze akora muri hoteli ukuntu akwepa umwanda akwepa umwanda arawukwepa umwanda kanyesuku we mwitsimbe mvana amatara we Thomas itsimbe cyo ni ikigoryi ntabwo kiri mu nzura dore ikigoryi hakuno itsimbe kiri itsimba dore gifasha ku maso ngo kitsimbye warugorye ku butande bahangaha byo ntabwo ngiye nkureba nanjye ndakureba itsimbe ihishe sasa ni itsimbe sinafasha ku maso nk'itsimba kiri itsimba yewe Tommy itsimbe gufata pose ntabwo bitsimbye ihishe kirihisha dore kihishe yewe Now you're just a... What are you? Asobunure igiki? Lazy Susan. Ndilezi Susan. Itsimba yacugoryiwe. Aho kwitsimba ujye kwihisha. Tommy. Dero cyagiye we mwitarado. Yakihishe byazanirwa kitsimbye. Yaracambaye rito agikuraho. Bajya kwitsimba. Dore kwinjira mu nzu ndani. Ibigori bishyimba inyanya intoryi karoti biki dore ameza dore biki dore hejuru muri parafu. Iki nkwavu za dore kuntu zitsimbye. Ni kwa kundi winjira mu nzu ugasanga imbebera kure watayireba iri munsi y'ibyombo yitsimbye nuko bigenda we ntagazibona kumba ahangaha ndimbati rwandimbati n'urunanga rusigo rw'itsimbye kiramwigana ego abandi bavayo amafuki y'iki amahene dore inzikiri bindani baraturumbuka ngabavayo yewe umanuka ngabashenze ngamanuka mugende yaza Petero yumva nabi yitendeka ko kuguri ingone yitendeka abanza bahuza amaso amashenzi we karamara dore karasigara nako kavaho nasa muvire mu nzu sasa ubundi impamvu bagonga impongo iyo zibonye imodoka irimo kuza amatara yazo nuko amatara y'imodoka zirasubaranwa nk'ari ibigoryi ibona hakurya amatara headlights amatara sindisha impongo ikabitava nahiri we humbya ntiyava we amatara dore mugo we humbya amatara headlights impongo irasindiye wanyamatara ikabera nk'ipaci urebe amatara headlights we humbya blink humbya Come on, big guy, blink. Humbya Headlight. amatara yewe Come on, dear. mwana humbya bayitwaye amaguru umwe yataruka kugura yijyana sasa dore igihombo cya mbere mu buzima
bwarakeye hakuno mvisake sasa The sun came up again. hako sikizo cyongeye kirava kwe kuko nezwe cyagetse kitazagaruka Believe it. irizo ko izuba ry'uyu munsi cyabaye tuzo buri munsi rirasa nezwe ryagetse zagaruka bwa bisi yabe yarangiye tujye kujya mu ijuru Closed my eyes last night. nijo naho mbirenze ngo ngiye kuryama bwanyuma nanjye masongera kubyuka mubyuke sakuza ariko izuba rirajya hehe cyo kapfa rizagumeyo nkuko iraho nayo buriya ugeze mu cyakare ibiza ngo binyeze tongana itirimbwa yizuba riva buri munsi koko yazare cyangwa kuva twarayirambiwe wasn't a nightmare. bize ngo ntago narotaga ninjiye mu nzu imeze nabi Thomas yivirayo Oh, it's a nightmare. mana we mbega inzozi mbi nightmare sasa nyiri inzu hagiye umusaza haza umusore kandi bano bakunda kona hehe no kona ahangaha hajya gutunganyiriza ukuntu bagize do hari abakasa amashati yabo yo kwambara kumba ahangaha abandi basohotse hasigaramo umumbwete dore imbwa yasigayemo do bwe hasigaye aya kansohoke dabisa n'ubundi mwisi nta munsi mukuru urabakererwa gutaha dore kano kaduke muri hangover gavayo kikandagira we data we karikomereza Music. I don't know. Ngara kabisa uyu numwaka upesha tugongesheje moteri kweli imbeba icari rukanga sasa unikanye yesuku twatanyera muri hoteli abazengereza yakoze amasuku mu nzu hose hano saratunganya Oh, hello, sweeties. kumbanga disaje umukobwa Beatrice unyirize no nkwavu Don't worry, can't be any worse than the old crab bucket restaurant. rwose mwihangana asanga niyo ugiye kuzara umwana mwiza bitameze nka cya gisaza You never know, maybe he'll be a nice, normal man. hasa hose n'umugabo umeze nk'asanzwe ari nomo That's very normal. arasanzwe rwose cyane pe That's not very normal. hakwe ntabwo bisanzwe nanone That's normal. arasanzwe Anyway, yewe it'll be exciting. We'll have somebody new around here. rwose mwishime kandi mwishime cyane mwitonde Promise. I'll explain it to him. nza gusa hasigaye musobanurire ko mukeneye kurya no kubaho agiye ihangana mugende basi mwone kuko si umuntu kweri ukora amasuku gutya Let me give him the benefit of the doubt. rwose manze mwige umenye ni muntu nyabaki wenda hasanga hagiye kuza ubarangiza It's not over. We can always go in the aho baca hose arahafunga hose aho baca arahafunga Didn't even know that was a way in. karabaye kandi tugeze gutegura Back up, huh? kwafunze ahantu hose Yes, you were. haza ndimbati Sun after all. That'll do, pig. That'll do. It was a fun night, though. I haven't eaten that much in a long time. ndimbati aranashonje amaze n'imisa narwaye ntabwo abasha no kurya Starts now. kuva wa munsi ntabwo ararya ariko nakano kankarya ndanashonje ngewe nakano kankarya Hey, look. iki kigoryi zasanga haje nyirabuja w'inkwavu Hello. bite Sorry, I didn't mean to startle. umuturanyi mushya I just live over here. muraho rwose amakuru y'iminsi se yemwe kondoleanse muze yarashaje yego nyine yarashaje nakoraga amasuku y'urugo rwanjye navuye mu Bwongereza hirya oya ni hirya wibeshye nahangaye naha I'm just here temporarily. I'm fixing up this place to sell. nagiye gusa nyine hano amatunganya asigaye nzahagurisha umugabo nanga aravuga avuga n'icyo yambariyeho My own toy store amagurishe nta gantu makunda nahawe n'umuzeyi n'umusaza sinanamuzi ni mwene wacu wapfuye kera nako yapfuye ejo bundi sinari muzi ntabwo yageze nandera narireze nakuze ndi imbobo ntabwo umuryango wankunze barantaye aravuga yarumirwa Sorry. Good for you for not being afraid to open up. What are they saying? hasi baravuga ibikira sasa ngeza ngabaganira ko mu nkwavu akanajyuwa akanyabwenge Out of my element. Oh, I think you'll find nasanga rwose aho ndahangaye byose bimeze nk'aho byatangiye kuncanga ndi out of element pretty fabulous. I think you'll find the elephants around here sasa ngaho umeze nk'ahasemura arababeshya flatulent. abakubitira mu gafuka avuga n'ijambo ritabaho I mean, it's just the most beautiful place. bavuze element avuga elephant flatulent ibintu bitanabaho gusa It just got a lot more beautiful. mana gusa igano byanga byose bisa nk'aho byiza cyane ni byiza cyane bifite ubwiza bw'ubwo mwimerere nkayiboneye mutoma Just say that. turi byiza twese Sturdy. ndavuga nyine kuhaba kuhamenyera ni heza hari inyamaswa nziza Yes. sasa uyu muryango ugeze ufunguye yego nta nzajya nsiga ngufunguye You were saying I was beautiful. sasa yaje guteterana inkwavu zo zinjira ahangaha uyu nazazihohotere aje kuneka amenya ko inkwavu ze ntabwo azazivugana urabizi uri umuragizi w'amatungo ucunga ko byanga byakora byose umuntu muturanye cyangwa mwadikanyije atazahemukira amatungo yawe agiye kona mu murima we mbese aje gusaba ubwatsi Enjoy your brief stay. yego muri isanga Don't be like the nasty old man. ntabwo rwose ntuzabe nka cya gisaza cy'ikintazi He was a real twit. cyari ikintazi You didn't let me finish. He was oya real. nari ngiye nyine ijambo rirancitse cyari igitangaza nase igitangaza n'ikintazi bihurirahe uramututse nabyumvishe ngo bivuga birangize witinye
yewe nta kundi There's no saving that one. He was a real twit. nyine yari ikintu ntazi pe kambivuge None taken. I never knew him. nanjye gasinari muzi nacyo twanapfanaga okay Do I? Although, I must say, ariko nyine murasa nyine incredibly sturdy. ndavuga nyine musama gukunda akazi gusa ntabwo musa mu maso An alien invasion. ya gose yajyaga bahanga bajya ngo hano hantu yari urwe nk'aho bajya ngo ategeje ko alien zizarwinjira mugasanga hano se yahazingazinze ya gose They actually belong everywhere. rero rwose ujye witonda ufungura urugo abantu baza bagutahirire bagusure ntukajya ufunga amarembo cyane kabye nk'aho ufungiranya alien hanze y'urugo rwawe Place first, where the latecomers. kaje kumwoshya Say, leave the gate open and let in. akusubira avuga n'ibiki kuko yavuze ngo amarembo yasigaye afunguye ntabwo agiye kuvuga byinshi Leave the gate open and bafungura amarembo tugiye kujyana kindi kintu kirenzeho Oh, bano bategereje bafungura amarembo y'ijuru bajye kwirira might I say, bari ku marembo y'ijuru incredibly cute. tugiye gupfira nka mbonye ibi nta kintu kibazo The blue coat, he's my favorite. ko twategereje turi ku marembo Wait, ibi ngibi why is she bese a present? amuhaye intashyo yamuhaye kado It's for bird watching. ya rwose akaba nyine ngo kujya ureba inyoni sasa uje ahangaha mushya umuha akamyoza akantu kamwakira muri karitsiye yarakamuhaye Yes, that's a pretty defining feature. ya rwose kano nyine akantu gatuma ugira ikintu ukunda ukagira ikintu ureba ukajya uhugiraho mu gihe uranga mu cyaro Spotted your first bird. Make sure to mark it down later. urabizi ifu ntibagara ubushuti ni kado ntibazakubeshya akarege karacitse ubu haje imodoka ubushuti ni kado Well, it was nice to meet you, Thomas. kandi azi rwose ngo amaboko ari mu busa ntasabira umumbwiye tigisigate Keep this gate open. yewe ugeze rwose ufunguye aya marembo si ukajya uyafunga Wildlife can. abantu bose baze bagusange hanjiremo n'amatungo nta kibazo aha kabisa mvuze ijambo rya nyaryo kabisa pe bafunga amarembo y'ijuru tugende ku banga zirimo ziraza areba hakuno inyoni ni Tomasi inyoni zigenda arazireba cako bintu nibonye biki abona inkwavu kandi afite umurima yarawufunze na sengenge yishyiraho maze muzehe yabeshaga uwaje we ni karahabutaka ayiwe turapfuye Don't care. bafunze amarembo y'ijuru katubayeho Going in. Right. ayiwe turajyamo indani uretse You remember what happened? we sigara ahangaha But you go in all the time. That's my character flaw. umva we mfite ngiye kujya n'ifite kujya imbere yanyu mwese murabyumva neza nicyo nyine naremewe kangende Yeah. Why do I? sasa mugeze ahangana ngo Benjamin yamusiga nagende wenyine agiye kujya kona He goes alone. bose bashonje ubwatsi dodo ntabwo biba bihagije bakeneye n'imbuto Not the boss of me. bacanga irangi ryo mu gifu yebana nanjye ndaje kabisa ducanga irangi And reckless. Benjamin arakurikirana nyamunini They're going to be cyo ni cya mafeni fine. And if not, mwana rwose ubwatsi ni ikibazo kuburisha kurya ibi byatsi bya hanze hirya hari umurima ni ikibazo Peter, please be okay. petero rwose wirinde please be okay baza kona uyu muntu waje ahangaha nta gatuzi baramubeshye kaza mwereke sha twonye ibwana cyambwe twonye ibunyiginya twonye ibunyabungo aha ntabwo byakwanga Did all at once. sasa ahangaha petero niyo musirikare Come on. tugende musaza aramanuka cyacu ni kinini dore kukimanuka kiragwa ni cyamafene bajya ku mugozi imigozi banika imyenda do kumugezi bari ari miremire kuri bo hahandi wanika ipantaro yabone hare kuri bo ntabwo basha kwashyikira baragenda sasa hano yaraguye iramusama arirambura amere nkaho aturiye urwego cyane kinini ni cya Benjamin akivanayo ni Peter kandi hasi ari ipantaro ni Benjamin na Peter araka Petero na Benjamin ipantaro y'umuntu I'll tell you. dore ko ipantaro ireshya kuri bo Squeezy. ipantaro ni ukuyitembera ukayitondagira uyizamuka ajya kwamo kuzamuka mu kobo kumbaga dore n'ipantaro nkwavu mwe murambona sasa waje arabangutse n'umusore urikiriye umusaza haje umusore arabirukankana haje umusore bamenyereye umusaza abona hakuno isuka karabaye bwarirukanse bucaga mu mwobo bwinjira hakuno muri sitowa muri he mwankwavu mwe muri hehe mwabashenzi mwe ni ka Petero na Benjamin kumbanga abantu baje kuneka ni za mpanga eshatu za nkumi mwana kindi kibazo kumbanga dore hakuno utubindiye utangira kuno kugenda mwana rwose ngo tutuzanga muri mabandi dukoze amakosa kuzanga muri mabandi Benjamin avuga abwira Petero No glory. You ever scared? erega rwose mu utitanze ntabwo wazagira intsinzi Anything? Yeah. Dying alone. erega rwose nanjye rwose rimwe sinijyana gupfa njye nyine ni Petero uvuga You here? niyo mpamvu nabyo nyine gusanga basi dupfane bya urupfu rwa benshi n'umunyenga nanze gupfa ngiye nyine Do you know what we do with rats in the city? mwaba muzi dukorera imbeba mu mujyi mw'abana mwe iyo imbeba mu mujyi uyibonye urayica
and we exterminate them. namwe rero ngiye kubica karabaye ayiwe patara karamucika Petero arasohoka ni Peter we ni inkwakuza manga Benjamin Nyamunini yanze gusohoka yizinga zingira muri kakabindi bamutereka hasi ni bataraha vugara hagaha kajya hakuno tereka ha ari mwana kajya hirya mugambi kagaruka hakuno apfundura karitsimba arakabura aritsimba gacoga kariya karagenda nika Benjamin tata Benjamin agareba mwana sindeba ntabwo ndeba gaho tugende sindeba bafunga umuryango karagonga tayari Benjamin kana azikirukanga nazikirukanga muri umbeso n'icamo imunini bahambire koteje baramufata ndagufasha mushenzi tayari bamuvanayo yambaye ubusa nta kintu yavuga cyo ni ikibazo afasha muvandimwe kandi no kujya kumurya barabizi mucoma n'umwanzi wabo mucoma ni kwa mucoma ubu niyo tayari kanjye mu mujyi ngugurisha bamwe mu bitatu sha ugure mu byeri mwese mwabonye iki niyo niko mbigenze iyo byagenze ngombwa agafata urukwavu rwanyoneye ni iki nkorera inyamaswa ntabwo se ubundi inyamaswa ziranyumva ntabwo munanyumva ngo abashenzi mwe kamajyane kwa mucoma sasa ngaha Peter niwe mukoboyi wabo niwe kiyongoza fande arayatse ndwanguruzuye Petero muzo tugende ntabwo twabura ko twirwaneho birwaneho Peter n'uwayoboye arakafande kiyongoza gakwafaje imbere abandi ntibaze kureba mu itendekaho basohotse batyo ni bane ni Peter n'abavandimwe batatu Benjamin yafashwe n'umubyara wabo bafunga umuryango nanga kundi Peter bagiye mu mujyi kugurisha umuvandimwe barakurikiye dukore kibene data dukore kisasa kaza hakuno kabanze karunguruke dore nguri yarimo arakabona ari Benjamin ari mu gafuka karitsimba kagaruka hakuno muze kindi dukora kana marero yari kwidirisha umubyeyi umufuka mujisho asigaye kumutera umujijisho umufuka umuyagura bujyana karabaye fata igifuka ukimutera mujisho urumva umujisho asigaye naparika tubare umufuka umuyaga wowe fata umufuka nawe uragenda karabaye nambaraga bafite got it bazo kora iki mukubite urushi karabutaka kamaze mukubite ngayo urushi aramukubita yewe ubwo mu gutwi undavayo arakata Petero ajya imbere Petero vuba nk'umukoboyi ahanga bafungura cyakintu aragifungura motera arayasamisha araparika sasanga mu gihe aparitse kano kwitsimba biranga ubutwi buri hejuru kabuzamuye barabafungiye ubutwi bwako jagatata ubutwi nikavuga ubutwi nakajya bafunza amatwi yako disi bafunze ubutwi kundi barabufunga karafungura ubutwi bwose dore bwagondamye arayagorora ntagororoka aragororoka amatwi yanjye yakora neza kabisa bari bayahinnye aza kureba ikiri imbere y'imodoka ava yakono kakagurya isasa bagashenziwe kanze ngute mu mazi ntuzogere kumenyera hasobo yane bakotse ngureye bangarebye nagaruka harimo kamera yiwe bwabaye muki kamera yaguye mu mazi Benjamin bamukuyemo kare cyaje baparika dore ngabo dore kubarunguruka bose nukurirana nuguparamana okay big guy mwana mezeza muvandimwe meze neza bamushenzo za gatongo feje wame muki wambeshe ngoza ngo twirukanka kandi uzuko nyina ntajya bacha kwirukanka this isn't a joke Pete ibi rwose na Pete ngaragara imikino Petero urumva I'm sorry basi pole bakane imbabazi pole I got your jacket back kandi rwose pole yabahangaha because mine bose pole yabo nukwambara na mugenzi nuza kozanya ibihanga ebana kabisa brown who wears that ntabwo sako njya kundongoroka sasa anga myenzi cya Benjamin gifite n'amabere biragaragara ni iki kirabyibushye cyane giteye nk'ibikobwa I just looked for the buttons nyine rwose amapesi nagafunga gusa nyine it was your nipples amabere yaragaragara ayiwe kanifuhisha kirihisha you got it back ni cya Benjamin thanks to him look at him sasa uyu mujinga asigaye ngaho tumucunge tunamukobesha now turn around and drive us yakomeje batwara arigendera ajehera karabaye angane tugiye just using more fuel not a surprise arahanga arangije gusesanse yatembera umujina nawuzi naga namenye yasanga yanayobye ariko nyine nta kundi ni handa zataha turya umunyenga sha
If you do a U-turn, it's actually a safe place for a U-turn. Sasa ngara batwaye ntaga kata abakenga kore U-turn asubire iyo baturutse. Ntaga asubire baturutse bakomeje agenda jimbere. Akomeza kugenda. London. Yewe twinjiye London we twinjiye mu mujyi. Bwakuriye mu cyaro mu ishyamba bwinjiye mu mujyi. Appreciate this, Flopsy. Mbega umujyi mana we mujyi rwose barawumbwiye ngo umujyi ngo nusanzwe rwose ngo ni kaburimbo. Ngo umujyi wose ngo hari robine. Ngo hari ngo na za robine zivamo fanta. Kubanga aho yaje aha. Wow, this must be Harrods. Wow, classy. Araho yaje ahangane bahazi. I have a vermin. Aza sasa mwiduka mvuga mfite ibintu bya nzonzi wanje vermin. Ni mfite inkorogoshozi mu nzu yanjye. Fee's neighbor. How do you know that? Kubanga baramuzi bose. She did? Karetse zo mu cyamenye so bazo batuye. Want to sell your house? Aba nabo baramuzi ko aturanye na Beatrice ajya ngurusha n'inzu ye. It's a profit, so Yaje ahanga avuga gose ufite inzu ujya ngugurishe inzu yawe wahawe na so wanyu. store preferably near Harrods, so they can witness their own downfall. That's incredibly specifically accurate and a little disappointing. Sasa nga bamuvugavuzeho cyane baramuzi ko ari umuturanye mushya muri quartier. Aprons. Ariko hari kimugenzi. One thing. They're hedgehogs. Just make sure she doesn't find out you're launching them rabbits. She loves them, like family. Read their lips, Mopsy. Ajanga nyuzwe yagura ibimeze ngo byamufasha kugira ngo yirinde inkwavu. Agure udusasu duturitse inkwavu, agure imitego batega inkwavu n'imiti yindi yica basuka ku bintu inkwavu zajya zigapfa. Genuine human Ngana witonde rwose uriya mukobwa akunda inkwavu se cyane. Na so wanyu yaje akitajyanga zice gusa twajya tumubuza ngo nazice. Which is why I think she's just got a thing for most man butts. Huh? What would you suggest? None nkora iki? Fence will keep him out. Nawe ikintu wakanda washaka fence urugo ruriho umuriro. To launch him, you'll need some firepower. Ndetse rwose uriya rurikoresha urupangu nyine ruriho umuriro ntago zakoraho. Banga inkwavu zamukurikiye yazumvishije ziri hera. Ziri hehe? Ziri manga enshe zankurikiye nazumvishije. Ziri hehe? Ziranyitsimbye. Ameze nk'umusazi. I want to launch them. Namba rwose mumwereze urwo rupangu rw'umuriro mbereke. Kumbanga zuzivayo ha mwana muzi n'ibindi katubayeho. Umushenzi yatuze kumbanga do niba ritsimye imodoka indana vayo. I've got 11 more ribs. Na rwose mfite imbavu nyinshi sigaje kadaga mbasa sige mvunya rumwe kuko nsigaje. On each side. What? Which is technically Bafite imbavu nyinshi avu n'undi rubavu. Ndaruvunnye bravo avunnye n'undi rubavu rwiwe. Through the air to this. Inkwavu zirani nkubaganye. Anything near it. Sasa mvanga ha rwose biri urupangu rw'esta yiwawe akantu kose gakora karwegereye karaturika. You understand? Rufite umuriro rurawukuba. Uzakiraho za transfer zikora akazi zuwongere na battery charging dufatanye n'inzu yawe. Ufunga imodoka naga imenyereye yakuriye muri isi yacu automatique byifunga. Saba rakosa. Ndaje nkwicira inkwavu. Thank you. Anga zije masi imodoka aho doro zitendetse. Kugitwara ipine ziritendeka biranga tize biranga zasigaye zityo reka cyagirwa kikaraga cyane ra ikintu kuntu kikaraga gahanga pitabyigaho cyagiye imbere n'inyuma kirikaraga kirancanze kiramucanga ukuntu kikaraze cyarabanaze Petero ikintu kikaraga kuri yakikaraga kikazenguruka kigenda kizenguruka kuntu cyanga arabibara kuntu kize akirancanze cyandenze pe. That would never have worked. Pe kirarenze iki kintu dore kuri bamanuka kubanga agiye kugenda yaragonza abantu we waruturage urwo rusenze cyeke rwose ni kinyacyaro kinyacyaro njyewe I'm from London. Njye navuye mu Bwongereza buna navuye i Londres mu Bwongereza hagati mu mujyi. Like Thomas? Kumbanga dusaranga aha haje gakogwa ka Beata ka B kavayo gakuru ka Bu. What's he doing here? Kuri cyanga Just picking up some narinje kuguranda ntiyavuga kagiye kwica inkwavu z'umuturanyi kirazira ni icyaha aho ngo nawe yataguwa kujya kurogesha. Narinje kuguranda narinje kureba agafilime kagezweho mvuye kugura CD. Arabeye. Why is she here? Hakusara kuri cyanga mabujara. Zivayo. Sasa ngaha. Zibona bashire igare rya nyirabuja mugeze ku modoka. Ha, bibyigare rya mabusha. Bibyigare rye. No, she's going willingly. Ahubwo nawe aramwibye mutwe modoka ye. Usitamwibye aramwibye tugende tumutabare ndetse kumutabara. Zirurira. Ariko baracyasiga. Uriya Petarurira n'abandi baraza. Baparama batyo. Ayijyamo kabisa. Sasa mabusha mujyanye he aramwibye cyangwa. Bo bazi ngo bibye nyirabuja. Ngasika muhaye rifuti. Ako siko wazanga baseka baraseka ibiki buriya ra. Baraseka abuze ngo. Ko baseka.
She doesn't like him. She's just nta rwose ubanza akunze uyu musore kuko ntabwo bisanzwe ariko hafi ntabwo amukunze all the time. akunda rwose guseka cyane mabuja wacu akunda guseka turamuzi sasanga Peter arafuha mabuja atangiye gusekera abanzi bacu sha atangiye guhuza amaboko n'abanzi bacu kandi ishumi yawe ari ishumi yawe ntibyarangiriye barataha ubona bucungira hafi bumenye n'ikingira bashaka gupanga n'uyu muntu bwaje hejuru y'ibati Oh, that's just a work in progress. ahangaha arashushanya arapaintinga ariko naho ibyanogera byose ahangaha ashushanya byenze no gushakisha aracyabyiishakamo ni nka ndangira biraho. What a majestic mountain range. It's an old woman in a hat. Right. Yeah, there's the hat. That's her eyes. Yes, and that's her chin. It's her foot. ahangaha si byenze ashushanya ahangaha ntabwo bamenya ko ni umuntu umeze gute ijosi rimeze nkaho riri ku kirenge I'm allergic to it. Yego se. I'm sorry, ntabwo njya nkunda kunywa ibintu birimo inkeri zimerera nabi. Allergic to blackberries? ntabwo njya nkunda kunywa inkeri z'umukara kuzirya. Blackberries. Suddenly allergic to harya berry ni inkeri cyane ibintu imizabibu hafi aho ngaho. Stop using it as bandi banza ari ibyo niba atari imizabibu ni inkeri. You know, some people niba atari waragira ingufu byose ni kimwe n'imiriro. medical conditions. Of course, it's a real struggle. sasa uyu mugingo udakunda kurya inkeri kandi tuzikunda kuko niyo ateye atako ari ikigoryi ni n'igicucu buriya baramutukanga ntabwo mvuga ukuntu umuntu yaba atarya inkeri kandi bo bazikunda. Very sad. I don't want to get. Bimwe usanga bigeze umusinzi wowe byeri uyanza kurakana ngo banze byeri nguri ikigoryi. aba n'abahanga barakariye umugabo bageze ngo agakunda kurya inkeri. Something I do for fun, you know, when I'm not rwose nyine nyine nkunda gushushanya ahangaha by'ibinshimisha. work. These are beautiful. Mbega byiza. Have to say that. I mean, they must be good if I like them, given how much I hate rabbits. I mean, ntati rwose nabitewe n'ukuntu nanga inkwavu rwose wanza kureba wese kuneza gusa nanga inkwavu. how you manage to make them look not like the vermin they are. Nge rwose inkwavu yazifata nk'ari inkorogoshozi ziranzonga vermin. Vermin? hanyuma iki inkorogoshozi Vermin mean? like ngo dutuka bimenyesha vermin ayiwe ngo turi rodents turi inkorogoshozi zirya imizi like a rat or a mouse. mbese yemereye usanga ngaho turi imbeba cyangwa turi amafuko ayiwe haradututse. You're joking, right? asanga nk'umukunzi w'amatungo ye yumva mugenzi neighbor waje ahangaha kandi yanga ayo matungo urunuka. Joking, because mbese nko kubutunzi inka ugasanga umuntu muturanye hafi yawe yanga inka kubi cyane atanywa n'amata aba ari ikibazo ameze nka titi mayo furendi byakugora. Rabbits are ugasanga hoteye nka yanki na riso nta mukobwa wabo Kamira pure. ndakabatuye cyane. You should see the way they talk to each other. They do this incredible thing when they're apologizing. yamba rwose wanjye rwose ngikundi inkwavu ino zakane imbabazi ziba zinejeje zakane imbabazi kuzanya y'icwanga zihuza ratete zikakane imbabazi Together like this. gutya ngo rero kuntu zihuza imitwe. No. Why is you? mabuja huje umutwe na haduye iki ni ikibazo haduye iwacu apologizing to him? kuki yake imbabazi haduye samwa imbabazi ziki yatse imbabazi haduye. That's taking a long time. ntabwo se kandi ko batinze n'ikira inkwavu ahangaha zumiwe She's apologizing. ko batinda mwaka imbabazi ibi ni ibiki yamwatse imbabazi yamwaka imbabazi amwereka imbabazi amwaka imbabazi nuko byatangiye. Didn't get any easier. ntibyarangiriye ahubwo byakomeje gukomera kurushaho ibyabo. Or understand. agataho rero ntabwo umuvandimwe Peter abyumvaga neza ko mabuja atangiye kandi guhuza umukono n'ahaduyi. Is a powerful thing. rero rwose ibyiyumviro by'umuntu ikintu gitangaje n'isano y'abantu nk'abaturanyi ibyatangiye mporampora byabaye ikindi ni Tomasi mabuja rero mabuja atangiye kujya dutenguha mabuja attention ye ayishyize ku bindi bintu dore yewe bikamurakaza bazanga kumedita guturisha ubwonko aba nabo bakabigana. wajyaga ahobera inkwavu za waraziteruye afite undi ahanga basikane bahugiyeho nta gakiza yari ifite mu bwato asigaye hari ifite cya gihaduyi bo bari ahangaha ku giti bamanjiriwe amajoro amanywa barahorana bo nta gakibitayeho bariye benshi. aka ni agasuzuguro k'abana b'abana aka ni agasuzuguro ntagombe habeho amategeko arengera uburenganzira bw'inkwavu. abana b'inkwavu turwanweho bashyira amashuri yacu ya nayini kuko ibi nta kibazo. dahanga bajya gukina udukino two kuruhura ubwonko. That must have been awfully traumatic for you. ariko byose bakora abana baracungira hafi ni Petero na bagenzi be. Yes, I can see that. Maybe I have some tendencies. Yeah, to commit rabbicide. Is that a word? No. I think we all have our tendencies. Heel. What are yours? I guess I don't like people who aren't who they say they are.
zasanga safite kinakunda nicyo yangangiye gose nanga abantu babeshya uko bari atari ko bari akubeshya akafite amazu ko afite hatuye afite ibyo akora yubatse amazu atanayafite We real? gose ndabyanga Yep, definitely real. Huh? What do you miss most about the store? ako so wende kimeze nkaho kumbura mu buzima bwawe Having everything in its proper place. I get it. You have control issues. I miss being helpful. nanjye rwose meze nkaho nkumbura kuba ndaho mfite icyo nafasha abandi Child they love. I ask a few. Bya gose nkunda kuba ndi kumwe n'abantu mvuko nabafasha kandi gose meze nkaho kabacanze nkabafasha mbese nkaho ndaho natanga umusada mu buzima I love helping people get what they want. nkunda gose gufasha abantu bakagera ku nzira bageraho yabo y'ubuzima They want it. Those are the best. arabyumva neza umukobwa Also neatly arranged displays. I'm sorry, I can't help it. so rwose umusore nk'uyu kuramenye ko yafasha abantu n'umwana mwiza I win. Wait, Tara did. ubanga bakina umukino yaratsinze asakuje kano karagwa That is naduka avuga tugwa hasi definition you'd make up for a made-up word. Mr. McGregor, are you accusing me of paradiddling? hanga umukino wabo waryoshye bagumye bawukina ambiance ni yose amuha kanyenga baragendana akavura karagwamo amashenge ibi byose hanga Petero nibigeragezamo gucamo ndacyageragezwa turananyagirwa kubanga dore kuno mutubu imvura iraguye shaka ajya kugama kabisa kajya kugama imvura iraguye ajya kugama yinjira amazi biribira tasanga baje bakinga umuryango iki ni ikibazo imvura tunyagire ntabwo bakitwitayeho kabisa abana b'inkwavu hanga twatereranywe bakinga imiryango abana b'inkwavu turababaye We're wearing fur. Nase koko twambaye kuyara uruntu cyo baduhora twambaye ubwoya fano ubwoya kumbaraho ejyaga ajya mu nzu akamuhanagura yanyagiwe ntabwo bakibikubikorerwa basige bahanagura haduyi n'amatungo arafuha yaresu ime yanjye n'abavandimwe umuhamba niwe kafungura umuryango karangije karinjira baragafata sasu yange inkwavu yarakabonye Meet my new friend, Thomas. ye Thomas imva rwose ni inshuti yanjye Petero mwembi reka mbahuze fata ugaterure ka Petero kaje kamurakariye Two boys. karumva kamutera urwara babona afite inzara zityaye Make me happier. inzara hano ubujanja umva kamukubita nk'ikintu kakamukuramo nk'ingoto ubu nakugira nkongorushaho nawe arakanga kaje kumwonera akibuka Mine now, rabbit. waganye ndakubonye dore umujinya agasuzuguro kanyu mugira abana babanje nanga agasuzuguro kanyu kamukora mu zuru kamutera njonogo agasuzuguro kanyu kari mwiyaka ubundi bamwunze ijambo yakwica n'urwavu rwakwaye rwakwica agiye gata hanze Thomas Or seafoam green. banga agakwavu igihe ngatagiye gata hanze dore amaco yo gutereta dore amaco y'urukundo akubita agakwavu kamutera inzara kamutera njonogo zako fatika y'agahonde umukobwa avayo amaco yo gutereta amaco y'igikundiro dore amaco yacyo amaco y'igikundiro bavu kubita aye ariyo turatsinzwe kubita turatsinzwe kubita turatsinzwe kubita turatsinzwe yewe aho uchko burafana You see, kubanga amaco yacyo y'igikundiro assume she would have nta mukobwa uhari that moment. handi ay'ubusana cyaguhondagura karamuruma tera umugeri baracyaserera karamuhondagura karamujara nyinshi karamushwatagura ishoti afite ishoti ahangaha hafi y'umunwa afite ishoti mw'abantu ngo ishoti hakuno hafi y'umudomo ishoti urebe yitonze ishoti karamwurira ishoti hakuno ishoti yitonze umugeri bagasenziwe kira hakuno akaniga agatamika karamu kamuteye inzara ahantu hose kamushataguye banga bagira hano ushushanya baramwandurije aje ayo date ibyo nashushanyije murabyangije we gatama y'ikaramu hakurya ikaramu yagiye yose arashwatagurira handuza kambaye ishawusi tire ni nka Freddy akabonye kambaye ikote ryiza ndari batuye
It's ruined. urabyangije kobwa uranga ashushanya nabi dore nk'abana ba primeri nazo primeri zo mu cyaro jya hanze genda genda disi warakirukanye umwana w'umuntu araduhemukiye abana b'abantu badukoreye ibyokezo no muzu badukuremo buri inkwavu zingo byose ko abana b'abantu twazukoreye ibyokezo ni amabagiro yazo shenza ngo mavanga hagenda kumbanga yasacho rutonga nanganga izuba ryavuye iki kizuba kiva buri munsi yakira nambangamira kirava buri munsi anga kikanzonga kikava ngambuye kansakuza ntago nsinzira banaraye ndeba narasinziriye kumbanga Peter byaramurenze ubu burakari n'agahinda bimuteye afata umwanzuro tujye mu myitozo uyu mushenzi tumwambarira ishati y'akazi tumwambarire kimono. And that is how you sneak up on someone. Sasa nuko umuntu mugenzi ugira ngo umwivune gaje mu myitozo ajya gutabaza andi matungo yose baziranye bahuje umugambi dore tize dore tize amarastike y'amakariso amasuti yangane bakora tize yako urabito tize kinga bito siporo zabo dore inosho urumva kubaguru bamaze batoza amaguru yabo akomere bajye basimbuka no muri kilometero bahagere siporo z'amabuye dore sasanga kuganguza amaboko amatupito barayitoza anga baba bakurura amasutiye dore ako dore stike y'ikariso ngira unyuma niwe mukurura arayikurura arayipeza baritoje amatupito kumbanga dore ya groupe y'abantu baraperi ya groupe anga ko ari yacu niyo yakora irari baririmbira sasa abanyazanga inyoni akenshi byo gose kuna kuririmba niyo niko buzima bwazo dore tize kumbanga muri tize aho wasimbutsa herayo wize gusimbuka cyane target y'intosho uyu ntago azi gupima sasanga uyu ntago azi gupima nazi gupima kabisa umva rwose urakubita ahantu neza ureba witonze ukivuna umwanzi target ye wapi ni ntayo ashyiramo intosho yateye inyoni ziramanuka aya mwihangane filibira sasa uyu kuryama ayaya ikiwe muri iyi minsi kumbaryamye bamuteye bamaze kumurambirwa bamuguye gituma sinziriye umutego wa mbere w'ukuboko uwa kabiri w'ukuboko ya mitego batega inkwavu baje kuyimutega rakerete ya mbere reka ya kabiri ya gatatu baramutega n'inkwavu tayari undarawicarira tayagwa hasi mushenze shaka tumukuranga ave mukatse yimuka natimuka tuzimuka atimutse tuzimuka umanga agenda ingorofani ndani mu nzu ye hano sarcyo n'ibihaza inzu yarayiziyemo ariko azayimviramo. He's got to go. His face was so classic. Mana we twamuhonda kwe pam ton chun. I didn't even think it would work that well. Azongera ibyegiye byose shabiye kumushiramo. Amahetire ye n'amaherezo ye namuzayabona vuba hanga. That wheelbarrow up there. Ahazaca jana hazabatungura. It's a perfectly cropped. Tugiye kumukorera gashabwo bugu turacaza. Twamutangiye. We want him. It's on to the next phase. That might not be possible. Sasa bakiraho nyirurugo bateye yatoye n'amatungo yose ingurube ibinyogote Electric fence. nekira karimo gusiga peanut butter ku rupangu rwe nibiki. He's trying to bait us into touching it. Ateze umutego hanga bakoreho kino umuriro. We're about to fight. Ashira peanut butter. Sasa nge kinyogote ntago cyabona butter nk'ingo cyo kujya kuyiryaho kirayegera. Kandi ari umuriro. Kinyogote ureka mwana ndashonje rakanye ntago nabura kuryaho. Nge navyo ngaho ko cyukana inzara basi zinzicwe n'inkoni. Kandi shaje ifite amahoko mu mubiri wacu wose. Cyari yeho bashanyarazi. Amahwa turumbukamo. Turamahwa. Haka basi ndayiriye. Anyway, guys, I have an idea.
You remember what Dad used to say to us? Sasanga tekinike yabo nk'abasore. Hari amagambo yase bahujyaga babwirwa. Kutona, kwitonda no kwirinda. Maybe we should rethink some of the other stuff. Oya, turebe andi magambo papa yavuze mbere ukajya gupfa wacu se w'inkwa batarafa amagambo yatubwiye. Like you can't put yaravuze ngo on a pig. Hari ukumenya nyiri umutego umutega akaba umushibukana. Cherry flavor, so it might appear to be lipstick, but this is lip balm. Yes. Okay. He also used to say, you can't out-clever a fox, so use his cleverness against him. Ati ntago warusha ubwenge mbwebwe wowe uri irukwavu ko ni mbwebwe yakurya se cyo kintu ukora ukoresha ubwenge bwayo kugira ngo uyineshe. Byatinze bajangaza nsinga zo yesitaye bahindura imikorere yazo. Bacumeka inkomoko y'umuriro bacumeka handi hantu babihindura. Yateze umuriro mwinshi. Flying. Siga kundi nyoni azana kazireba muhaye jomeri y'ubuntu akandika kuri nyoni abonye ubwoko bwayo. Here we go. Aha ziraje zigiye guturika ngo paba zap ayiwe kumbanga inkwavu sasa umuriro zaje zirawuhindura ziwuvana aha ngaha ntabwo zizawukize hehe sasa ya bata kizanga zaje kwijya zitoneka tuyigesha katuyigera muri nyabarongo yicwa yishiriye nawe wayituzaniye bata katuyirye paba ntabwo ziturika zirayirya bapi zirayirya dore ibyishimo ahasigaye n'umurimo zirawutaha ziza kuwona amareba binekera ewana tujye kuwona sha tugiye kuwona tuwone yewe tuwone tunawibyinamo azi ngo ntabwo tuzabona ni hahandi umuhinzi atunga inyoni niyo maherezo igiti imbuto zacu ntabwo kiziryaho muriro paba yawitegeye igiti ntabwo kirya imbuto zacu paba yawitegeye sasa inkwavu zageze zirawuhindura ziwutega ku muryango wiwe iki ni ikibazo uyu muriro nk'ubita gutya kance ku wundi muryango yakwe ngaho wongere izi nkwavu zitega n'ahandi ajya ruguru. Nabibonye ukuntu bigenda yarafunguye dore aho agiye guca mu nzu ye ubundi igihama hamwe muri iyi si ntabwo byose byaba ibyawe. Fatiraho yaguye atyo Ewana. Wow. Turamurangije. Sha twishe sekuru ntabwo yatunanira. Twifunya abanzi henshi mu Rwanda ntabwo Kigali bizanga. Arapfuye. Turamurangije nawe rwose ubwonko bwose busabye mu jisho. Ubwonko bwose burayonze bujya mu jisho asigaye mbavandibwe mu zindi kindi mu butahe. Ihangane ubupfuye nyine nakundi katujye kurya. Tegeze ubutahe ziwurye. Yukaga sinzira muri bamukubise murenze inzu agwa hako nasinzira atyo. Yaguye hagati mu bihwagari n'ibireti yitereye. Da. Ha, uyu muriro shawo nesi taki. Yarabucomoye. Abikuraho. Sasa kubikuraho. Nebwatinze aho zirara mu ndiri yazo munsi y'igiti muri baro. Dore bwa grenade buto buto. Dore garasuka mica yose. Bene zamazina kindi. Push this so you'll go through the end towards this and everything in there goes. Dore gutinya tamoni imbarutso. Rabbits. Hello? Rabbit? Yewe mwavumwe yazibona. Kiraho. Haje umukobwa. Beyata iri nkwavu. So late. Ese ni iki kuri hanze muri aya masaha y'ijoro? Ngenda narinje kurandura. Natandukanya urwiri n'imboga. He's evolving. Mushenzi kiyambaye ku maso n'igikira katanapfuye nanswa yari ari bupfe n'umupfumu se cyangwa. Wobuze ngo ni sosila. Batapfuye n'umupfumu. Many things, can't it? I mean, I was. What do you mind? I was awfully bright. Sasa umusodanga yageze imbere mu mukobwa nakina basha kuvugana we ni nanga y'Imana ntarakunda naho ameze nka Elivi yahuye na Mutoni kuvuga bivanza kuva kure amagambo akabura. Elivi wo mukobo nshuti
Kidink. We're gonna get our garden back. Is that really what this is all about? Of course, that's what it's about. uyu mwanzi dufite kumwivuna tukamurandura tukamurenza igihugu Kind of emotion. yajya no hirya yacu nayo tukamukubitirayo Using my own money. urabizi haduyi ntabwo umwaganye ngo yisuganyije nakwangiriza Only about the garden, and I don't know what's sasa uyu mujinga bisanga rwose umurima wacu Shouldn't be this high. ibi rwose ntabwo byose mbyumva karatongana hakuno akose niki reka njye mba nanafushye ku rwose nkunda biyata nk'aho ari mama Yes, I was very... gatuma wafushye vugisha ukuri niyo mpamvu wivuna ukora misiyo zitabaho yego nyine sasa hano ka Peter ko niyo mpamvu ugeze ukamwanga nuko nyina wabo nyina w'inkwavu biyata yazikuyeho amaso. I'm not sure I want to be part of this anymore. Ya rwose binyenda birambiwe Benjamin ngavuyemo ni Benjamin. Of course you do. Just do what I say. It will all work out. Like all... Sasa bosanga bari kumenya Peter ko apanga imipango bamukurikire bizakunda. Trust me. Munyizere jewe. Abana funzeho inkwavu zireba. I got this. Bigenda bizi nzabikora. Kumbanga dore ya sacha disi none yarasinziriye no kubyuka ngo ibyuka ibwesha gura yicanga. Kanguka va mu ngiya kanguka. Tangana imishwi yayo nyina banza yarahukanye nyina w'inkoko. Ngo yaranga haryamye. Yumva kiri hanze ni gisanzwe. Mu cyakare zihaye intego ko ziri mu mwimure. Zabyukiye mu murima we. Sokayo binikira. Dore kira. Komanga imiryango zirahonda ahantu hose. Ready? Aim, hold it. Nitegure twagiye. Amatopito turaje. Ziramuha. Morning. Konga hakurya reba. Uyikoreye isuka. Ntago yakucumwa kuvuga mureba. Kandi inkwavu ari z'umukobwa. Sasa ziramwubikira mujya vuga n'umukobwa. Zisikote febure yiwe. Ziramuhondagura ku ntoryi niyo tageti. Ziramupima hakurya inyanya intoryi ibitunguru. Ku ntoryi ntago yavuga ko inkwavu zimumereye n'abangaha yavuga icyo n'inkwavu z'umuturanyi. Hako se niki muri ragisi niki muri meditation niki. Yeah. What? Arms up. Amako yazamura maze relaxing neza. You know what? Vana yazamura mwese muyamene muri mama yamene. All right. Areba hako n'inkwavu z'umuturanyi zamubyukiye. Zirahondagura. You look. Zirahondagura. Relax. Just going to do some painting. Zirahondagura umva. Muyamene. Sasa ngaha basonyeza kunda kwa yanga inyeri z'umukara bagenda zo kuzimurasa. Ariko amukuzirasa arimo izirya bujya ngo zirasa. Vinkwavu zira. Mwake ngo sanga sige mwese tumurase mwege tumurase. Nge kandurye. Baramuha. I might put some music on. I hope it's not too loud. Get in there and create. I'm out. Sasa nje biranshiranye. Flopsy. Nanje byanshiranye. Nice the face. Look Sasa nga usigaye n'umunyatageti pfuye. Umwe rasinyoni mu kirere bujya ngo yarase kimuri imbere. Turn his face into my face. Now stop looking at my face and look at his face, but see my face and fire! Yamuteye mu kanwa. Inyeri zimugira nabi. Inyeri zimutera gufungana afite araje muri we. Ha vanavanga umuti wihuse umuturi he urushinge gendana. Ararwitera. Inkwavu niziravurwaho ntago zizuko nishinge zikora. Ayiwe. Bravo arapfuye. Arazanzabuka. This guy's like some kind of sorcerer. Hako umugenga n'umurozi cyane umupfumu kadajapfa. N'umurozi kadapfa. Funguye umuryango izi nkwavu ziramurenze. Zigeze naho zigeze mu kwita amatopito izi nkwavu zibakame aza mu nzu yazo muri yandiri yazo. Baze maturitse. Banayimbarutse n'ibisasu bye. This is starting to get out of control. Ayo ibintu byose bigiye kuturengaho ntago biturenga azimuka. Tuzamwimure. Igisasu cyamere murima we asimaremo. Murima wasimaremo. Atame ibisasu mu murima. Amenamo ibisasu mu murima wiwe. How is this perfect? She should have heard us by now. Turapfuye katubayeho. Sasa nganyira bujabire ku muziki. Hanashushanya. Ashushanya nabi. Dore ibisasu ku nkwavu dore ibisasu. Ayiwe amaraso yanjye we. Ayo amaraso yanjye we. Doranga bitaramwahuka. Bitano mukuru mu muryango w'abarwaneho. Muvane mwe rwose ninjye mukuru twari impanga eshatu y'injye mukuru muri mwebwe. Mwese mbarusha amasegonda 16 ninavutse mbere yanyu. Mare rwose mbarusha imyaka ndakuze. Uko nubwo nkuze. Cute and lovable and cotton. Rwose nakiriye amakuru ko nababeshyaga atari yakuze mbere yanyu.
kumbanga dore ibyishimo mbonye cyo ko nanjye kanone umwana uhora yivuna imbavu webereye mukona bana bahiga Dad told us I was the old. mama na papa rwose barambwiye ngo ningenza we mukuru kuna kurusha kubwenge gusa bari mukuru wanjye wavutse imbere yanjye ko ndakubeshya byanga ruvuga ubusa rugiye gupfa ayo wenda pfuye we amaraso yanjye Moxie, don't go. ye wipfa mofi wipfa we mupfu we wipfa manga rwihunukirije ariko se na amaraso niki ko mbatara amaraso anuka ayiwe yozo kumeze nk'ari inyanya naga amaso yanjye ni inyanya ni inyanya yewe ni inyanya nago napfera ni inyanya singo nyangwa amaraso yanjye ravuye. Hey, you never heard any of that stuff. Umva ngiye mukuru urumva nakubeshya kandi ngiye mukuru urumva neza akagorye wabeshya ngo namta ubango hari gisasu kimuri hafi cyaraga bisasu runyanya banza rumuhereze bafite igisasu araka gisasu yaguye aho kiri yarabyumva ibisasu hakurya hanze n'ubusasu bunzi nyabatega inkwavu. I am not a bad guy. Nakubonye amushenze nje nago ndi umuntu mubi ariko mwangize umuntu mubi. Nice person. I've chilled out, man. Nikesha nje gose nihangana nkapfusha. I have chilled out, man. Napfusha kenshi gose nkaheza nkihangana ariko I've evolved, but nabushenze murambangamiye murona nkaza ngayenga mukona ngiye mvunikira mwebwe. And that's why things are not going to end well for you because Mpamvu byose bitabiranye neza ko yako mwebwe mu nzengereza byanjye namwe uyu munsi bigiye kurangirira mu cyokezo. Kiraho yavayo ntasanga bamusanzaga mu kunigura ukwavu ntago yaneganyira bashareba kandi amukunda amaco y'igikundiro uraje akora amaco yacyo. Nose ko nigura ukwavu niki nyarusubaga ndeko ari ruzima musanzanga rurumiza ishashi none ndayirurutsa kandi wese amashashi y'inkwavu. You're going to be okay. Uraza gukira humura nakashashi bukwice ararubeshya ishashi yingenga bagenda genda nkunde nkwavu kirabeshya. I had some loud noises. Hako se kumvaga havuga urusaku rwaro rw'iki. The ruckus. I was painting, so I can't. Nashanyaga ibintu bimwe yateka ngo popo ngo tu. I don't think so. I was weeding. Nanjye ndangane mudabagara nta cyabaye. Grunting noises when I weed sometimes. Akandi kenshi yo mpinga ngo isuka ngo pa isukanye bivuga nkayo hari ikintu gikomeye. Before to keep the rabbits out. Yagose inkwavu zanje nyine zibazana kwinjiriye byimbabarira. Nta kibazo bebe. Rega bebe we yagose byose byawe nibyo byanjye inkwavu nazo ni izacu muri murima nuwazo abeshya ko nicyo kitugende. Uyu mushenza abeshye mabuje ngo murima nuwacu atajya tubuza kubona kanadukubita. Bangava nagatabo yatayasi yambarutse yibisasu. Peter arayibona Peter ni nkubaganye Petero kaze nkukosorera umushenza ayikanze ahambera turika. Using explosives. Wateze ibisasu hano uri umwana mubi. Yes, but tene kwinjira amatungo yanjye sasa nkagira amatungo gusanga bateze ibintu nk'ibi ngibi ufitana amatungo yani ikibazo kuko woro yinka ugasanga batega imishibuka mu mirima cyangwa amashamba turi iwawe cyane gutega mugeze imishibuka nk'iyi ngiyi bagira ngo yice amatungo yawe. Mukobwa ibisasu bateze babiteze muri siya cya giti kirekire ahatuye inkwavu muri baro yazo mu mwobo no kunzu y'umukobwa ngo pi. Inzu yanjye byose ashushanya mana n'umwobo w'ifuku. This is going to be difficult for you to hear. Rwose wenda kubyakira ngo biri bworohe. But he did it. Ariko byakozwe na Karahisha. He's a rabbit. Petero amesha n'urukwavu ntago yabikora. But somehow oya niwe ubikoze rwose niwe. The detonator and he took his niwe ufite imbarutso yavimanga bagakera yijyana niwe uturikije ibyanga byose. He's a rabbit. N'urukwavu ntago yaturitse inzu. For a start, you know they robbed from the garden. Did you know they set traps in my bed? Wese rwose zino nkwavu zaneze n'imitego mu buriri bwanjye. And then they used electricity against me, which but they modified for their own nefarious purposes, and they saw the. We don't know, but they. I thought I liked him. You do like me. I like you.
Okay, muzenza amashuti banjye sorry. mana mbabarire arakambika neza ni ka Petero yongeye ko dukunda yanze haduye From this evil man. kigabo kibi gusa amushenzi uzimo kuvanga aha rero I'm sorry. babarire So am I. rakatsindwa n'Imana gusa ntanye nakwibeshyeho ambonye se amushenzi discipline ikabujyara kababaje kuba kandi nyirabuje umuntu yakundaga mwanze hejuru yako ko kazi ngo nyirabuje ni nka nyina nicyo kamukundira ameze nka mama wako kubanga dore imishwi hano hari isake nimutera mada ishoboye akazi kabisa iyo bukera tongana bukeri gatongana ko se buhora buca buri munsi koko bwazagumye ntibugongeye gucya kumbanga bana baje mwirimbi ryabo nako ni itongo sori inzu yose dore kuntu yabaye ni imizi no biturira ba munsi ya giti Seni bwatinze n'umukobwa cyo gihe avanga hagende This wasn't part of the plan, huh? banganga bapanze yabaye nyatsi ka Petero ngakariya bite mukundwa bena hano I'm so sorry about your kabonye nakana keza gafite amafuti n'ishyano ryose our lives. He's such an idiot. And going on nko kubona nkongora arahanga aramya himbaza ariko yabasohotse mu rusengero ibi nakora your business. agaba ibitero ku ngo z'abandi awari igenje arabazakuvuna urubavu Actually, aba nk'izi nkwavu mfite imbavu nyinshi zo kuvuna I should see about a train ticket. sasa mnyeza ngo umukobwa kindi yakoze yavanga yigendere ntagano yabasha kuba yahaba n'inzu ye yangiritse kaje agake gake doyo yubonye gatuje kaba kagenda neza wakayoberaho I messed up, guys. bayemwe bavandi mama papa rwose nakoze amakosa Really bad. If Maybe it's Chad. based on a different kind of storybook, Peter's parents would say something like, ndetse rwose wamenye inkuru ituma kumva hangara inkuru itandukanye hano rwose umujyi wa Peter kugira kintu amubwira They've been trying to protect me. ya rwose mwana wanjye usakoze kugira ngo turinde Scared of losing her. ndetse urinde umuryango wacu Sharing love. ndetse watinye ko rwose wabura unyoko ni mpamvu wafushye kugira ngo mugumane ntagende gusiga beyata ndetse rwose gukunda mwana ni ikintu gikwiye kuba cyakorwa You think we loved you any less after we had the girls? Be honest with yourself, Peter, and go. ndetse n'abanga babana mukunze nubwo baje nyuma yo kuba babyara abandi bamukurikiyaga abana bato kuri we b'impanga ariko bagumye bamukunda ni hahandi Not a good one. yumve ko byose kwanyina nawe afite undi muntu akunda w'umuhungu ku ruhande ntago ba yabibagiwe ntago abanga so this is what they said. sasa yamenye ngo irahanga byose tajya gende bifite bana bagiye ngo gisho bivugaho dore ko byari kugira ngo bigende bitavuzwe nyirizina nuko byari kubado ni inkuru ya Petero yaje ahangagisha n'amasina nyina barayimugira ifoto iri hakurya na bujika nyinyi porapure kana nyinyimbi kinyeganyeza sasa ngaha uyu mucyaro hamunaniye n'umukunzi yamwanze yaje ngaho handi yakoraga muraho Mark Gregoire mana w'imyaka myinshi I'm sorry. There's no reception in Windermere. How barbaric. On the contrary, it's one of its many beauties. vere rwose mu cyaro muri Windermere yayo ngiyo muri cyacaro cyaherera abandi Man's no longer with us. maze rwose Bannerman hagakira hanga Bannerman umwe baba bari boss wawe Earring infection in both. rwose yaje kurwara ikibazo cyo cy'amatwi kutumva neza Said it was the stress of working here for one day. bitewe na stress rwose yagezeyo kuba yakoranga muri iyi hoteli yacu umunsi umwe wonyine byose bituma apfa Moved to France, of course. I'm sorry, is he dead? ntacyo yarapfuye se yego nyine yapfuye amaze kujya mu Bufaransa avuye ngaha mu Bwongereza The jobs you avuye London wanted. Londres Ending a psychological evaluation, but you seem much better. sasanga kano kasumye nzi yakoragamo habuze undi wamusimbura no wamusimbura yapfuye uwo munsi Just take the escalator down. hano hose arahazi azigunusa yateye I suggest a green chair. n'uyu munsi abakiriya baho bose n'icyo baragira ukuntu bahakora Do you? ese wakoranga tuguha akazi wagaruka cyangwa I'm thinking. nzabitekerezaho Do you? kumba ku ruhande ayo nkwavu ziri imiryango yose yatatanye kwa gufuha kurungurungu ni Petero It's right. I've wrecked our home. I've wrecked B's home. I'm a real home wrecker. rwose nangije ibintu byose nangije urugo rwacu inzu yose yaturitse yacu uyu mwobo wacu nangije n'inzu ya B
Beata using that expression properly. kuri rwose ndi umwangizi ndi homewrecker I got us into this, and I let you all down. mwese nabahemukiye mbashyira mu byago kuri rwose mbabarire. I prepared a speech. usanganye nateguye ijambo rwose ndi buvuga imbere yanyu ryo kubaka imbabazi. I got us into this. ibyo byose wabiteye I let you all down. mwese nabahemukiye I'm really sorry. mbabarire. amagambo ajanga havuga na nyenzi yabakuna nandese zababwire yose yavuze kare hose anayasubiramo. aba nka ya nimero ya telefone ya nimero ya telefone nimero ya WhatsApp. Kind of crushed it the first time. imwe y'umuvandimwe. I should have listened to you, Benjamin. rwose Benjamin naragusuzuguye bana nakumvisha imbere hose ibintu byakaye bibayeho. It wasn't about the garden. ntabwo yemeze nka muri kibere rwose umurima ngo tubohoze ubu wacu. I know where I'd be without you. ubwo nyine nari nkurikiye ko nyine nagira umuryango dukundanye ndi kumwe namwe dufite n'umuntu dukunda nari nafushye. rwose myanda baka imbabazi nk'umuvandimwe mukuru. ni njye mfura ya papa ni njye nyururu gusigaye. I miss them so much. rero rwose mba nkumbuye ababyeyi bacu nkumbuye n'umuryango vuga byose yaka imbabazi. nuko hanga bakana imbabazi n'amacwanga bakana imbabazi. So, are we good? mwana turiyunze kare katangora wa mushenzi. Even for you. kwanya rwose nakurakariye cya Benjamin. araka I'm scared, Peter. Don't be. I'm going to fix this. What should we do? sasa yabinyuze nka Petero nk'umuntu mukuru y'igikina akora agira icyo bikemura. Break both ankles or just one? cyangwa agiye kurwana twakubita bose bavunagure bavune nka zambavu zanjye. Both. kako nindwanye kazi cyo kurwana nacyo niki. ikazi n'abahanganye ni bande. You can count on us. bitabyaranze agikina akora nk'umuntu mukuru. Kill old McGregor. He died of a heart attack. We know the whole time. ndetse rwose nta munsi nabeshe ngo makere ngo mwishwe n'umutima narababeshaga. nabyitire kandi myese atarangiye bamwe. Thought out plan. ibwatinze. Is what a hero looks like. yapanze anga cyagiye cyakora nk'umuntu w'intwari nyine nkuko yita ngo ni intwari ngo ni hero. Is very blurry. panga nkurikira. Okay, listen up. Here's what we're going to do. Wait, why do you get to be in charge? Because I'm the oldest. By 16 seconds? Oh, Moxie. sasa basigana bari mu rubanza hagati yabo ninde ugiye kuba yabayobora. I'm the oldest. abahe na gahunda y'umunsi ntago bazi bose ndavutse imbere y'abagenzi bose ni impanga. buri wese anga bari mukuru mukana kanya undi akaba mukuru. sasa ku ruhande yaje mu mujyi ashaka wa mugabo wa nyirabuja sheri wiwe Thomas. No, it's leaving. kurikira gari ya moshi igiye mu mujyi kabisa. Benjamin! umwana akagiye wenyine haje na cya Benjamin. Yes! cya Tubi mafene. Character flaw. kivayo kabisa kaza mwereke sha. No! ntago wagenda wenyine mubyara wanjye turabavandimwe. utazapfira mu isiti nari kumwe nawe. I'm so glad you came. I feel terrible that I hurt you. mana rwose nabayemukiye mbabarire nakoze amabi menshi. ajya kuvuga ijambo rye Benjamin aramurekura. rya jambo rya Kimbabazi yari yanditse yateguye ijambo rya Kimbabazi yarakurikira ni Benjamin. bagiye mu mujyi sasu yahari muri city. job yayihawe ko rwose anga asigaye akunda kwandika akunda inyoni niyo usanga abonye arayandika. Do you know how to get to Harrods? banga baje sasa babonye hakuno imbeba yo mu mujyi y'insirimu ibanze barangiye kunosa aho bagiye ni hehe. You boys from the country. muvuye mu cyaro rwose tuvuye mu cyaro. rwose ntago muri abasirimu njye ahangaha Simoki imenyereye uyu mujyi kamanze matembereza. Come with me. araka Simoki ajya kubatembereza. We're kind of in a hurry. ariko ahangaha no kwitonda no kubaparamira ni imbeba y'umujyi. Buckingham Palace. dore ko bagenda umujyi bagiye kuri hoteli cyangwa ni Harrod. Much larger than I thought. ariko ko usanga baza bari mu mujyi babunza gutembere baza ahanga bari London Eye. Honey, we're on a time-sensitive mission. rwose ari kuri misiyo y'igihe cyihutirwa vuba vuba. bagiye mu butumwa the most culturally significant cities in the world. bwo kuzana sebuja mu rugo. Share it with you. umva muhumure rwose isi yose ni iyacu twarayihawe sha. baje kuri Harrods. Thanks, Johnny. bambaye nk'abasirimu bose basirimutse. My pleasure. dore bambaye amarinete bizi ukuntu umujyi umera bavuye mu cyaro. The fellow rodent. kabisa kubanga nyirabuja agiye kwimuka yigendera icyaro cyamurambiye. But don't worry, I'll get you to the train. mwavu usigara uzanye nakuno nta muntu uzitayeho nta n'uvuze uvugira. sasanga hashampo makuno icomekamo ikintu ntiyake maze nkwereka tuyicomekemo ishoti bacanye dore ukuntu byagenze nihumeka imodoka
batindanga amasaha y'icumi yo kuhava Do such a thing. nako sizi karoti muri shapo manikira ntihumeka imodoka. He's got to be here. Aranga byanga byakunda. Where is he? Ubanga kora kana. Karanga mu bikinisho. Kabonye ko n'urukwavu rumeze nk'uruzima rugenda kugera ngo adekinisho. Rabbit, I love. Ndigikinisho barangura ni desa gusa. Desa ukantahana. Sasa kana ngakunda ibikinisho ruracira. Ayiwe urukwavu rwanyarwo. This isn't happening. He's just Sasa yaranga aha. Deep breath. Business irimo hoteli irimo ibikiri irimo expo irimo ibintu byose. Ngezanga aha. Remember me from before? Kumbanga kwavu yakabonye kongeye kamuzi arakazira. Want to talk? Akangurunuka kagoryi k'Imana. Rabbit, don't talk. Kamukuye mu cyaro kamutanya n'umukunzi we. Ni Thomas. Are you talking? Kandi Thomas nugabera yagiye gukundaho. Call security. He's gone cracker. Sinikiye mutipe na yarasaze kweri. Ikiri kwavu no bareba. Azakuru hande n'inkwavu. You gotta come back with us. Abigoryi imwe. Back to be. Nawe mu cyaro mbonye umukunzi bwa mbere yagiye utanya kunda. Nari mbonye She wants nothing to do. isuryi yanjye. Thinks this is all you. Bikundanire murantesha sha. We both know that I had a little tiny something to do with it. Sasa impamvu bagenzanye ngo wena. Okay, a lot. Babunga na nyirabusha biyunge. Up to my mistake. Nibiyunga basi nabagiraho babarizwe. I just hope. Ye kingura umuryango ye yanze gukingura. I let her down. It's over. It's not. I just wanted you gone. I didn't think of anyone but myself. Rwose nanakoze ngira ngo utahe uveyo hafi ya mabusha umusige. Nari nagufuye gusa. But on your hair. Nzagusanga nta kintu rwose. Nyeneye dupfa gifatika. Nyeneye rwose ugaruke mu rugo. Uze mwiyunge. Come back. No. Niyimuke. Rwose agiye kwimuka se inzu ye agende hejuru yawe. You don't. You just have to trust me. Rwose nyizera ugaruke mu rugo. Kuba agiye guhindura ubuzima bwe hejuru yawe umukobwa. So you really are talking? Ese burya muravuga aho yana ngo tuvuga. Duca amarenga. Yeah, man, you're cool now. And you're listening to your heart. That's what you're hearing. Gaje umutera injuga abanyeza rwose umutima wawe uhindura imvi kimuri mu mutima cyakora. Efron 6 paces. Arike kwinangira umutima. Open it, let's get the heck out of here. Ntugagire vuba vuba asanga umukobwa ahari. Nahunga umujyi. Hejuru ye nako nahunga icyaro hejuru ye. Muri Windmeyer. Sasa baraca inzira za panya. Yasohotse atyo. Aramanuka. Inkwavu nazo ziramukurikira. Cyo gihe atahe. Umukunzi nari mbonye bwa mbere nkunda. Nakuru kandi namwitesha. Thomas yarabonye umukunzi bwa mbere mu buzima bwe. Nakuru nari kumwitesha. Nuko bagiye araka Benjamin. Bataha byose vuba vuba. Asange sheri. So, let's just hit the highlights. Sasa kuva mu murwa ujya mu cyaro. Inzira ni ndende. Baca inzira zose y'amazi baciye hano. Baca hose hashoboka batega n'indege. Bagiye mu cyaro cya kure. Bari yambari muri Windmeyer. Kugira ngo yihuta banguke. Asanga uyu hakana taragira hajya. Sasa Mongo yaje kubitambika. Amatara. They're not even on. Come on. Okay. Yewe genda ngabagenda. Amatara. Abo ko bakaje baje bihuta. Araka. Nuka parika. Thomas. What are you doing? Kuri biki? You once said everyone has a place in the Barambwe gusanga umuntu wese afite ahantu kuba yaba Imana yamugeneye kuba rwose ndabimenye karahanga afite kuba waba wihunga iwanyu. because of something I did. Rwose nakoze amakosa ntabwo atuma hunga iwawe kandi wari wageneye kuzaba ngo ugende hejuru yanjye. Yes, they came to London. Nkwavu rwose zaje bw'ubwijaje bizisanga London zingira inama. Rondere. To talk me into coming back. Well, they probably didn't talk. It was probably all in my head. Yaka imbabazi uko byagenze so bikoze basi biyunge ntagende. You shouldn't have to leave. I'm sorry. Naturugo rwe mugenzi w'umusore. I love you. Ndagukunda rega. Ariko mana wese. You tried to kill them. You blew up their home. Wari ugiye kwica inkwavu zanjye turitse urugo rwazo umwobora wumena. Blew up my home. Tega ibisasu nanjye bangeze inzu yanjye. Stop in our fight. Our fight? You're still going on about this. Pathetic. Sasa uracyavuga ko warwanye n'inkwavu mwahanganye ikigoryi. My fault. Mukusana gara yanjye. Take full responsibility. Inkwavu zakuza mukusana uzabiteye kugira ngo twese nyine dushwane. Finally admit. Inkwavu zari zabafuhiye zirabatandukanya. Not as bitewe na Kapita. Claimed the button on the detonator being pushed by a rabbit. Gutumbwira ngo wasunitse ibuto yo kumbarutso yakozwe n'izi nkwavu.
nguti inkwavu zasunika imbuto y'imbarutso nuko bikomeye mbese mwatanga raporo ngo telekomande yakanzwe n'ihene ngo televiziyo ngiraka baduciye amazi bashaka ngo babutora ngo twazikanda kamwereke bayo. Hello, sweetie. Pitega kwavu Petero, pita wo mukobo gakwavu. Ikapita. Da. Duca amazi ngo tuzikanda do. Twe telekomande turazikanda. Babonye ko tuzikanda. Ubu nge nakora no kubaninga nkajya bakira filime kuri flash. You were a part of this? Wana baninga. Yego rwana baninga uruguzo no kubaninga urubona ngo uruzo no guforomata. Rumeze nka Portuguese. Kwavuranga zo no kwetinga rumeze nka Dunda, rumeze nka DJ Easy. Rwangwa tumugeze imbabazi. Rwari rwafushye rurababaningira. Kwavuranga n'uruhanga rushubwenge Kadafi. Rwana fotora. Furati pictures mu ihuru kwavuru yukore bakaza. Urugo Rwanda pano kurapa bino ngo ba Kadafi bazi kurapa. Rwabakosora. Yes. Ariko nyine muri filime ruje manga twaroho bagize. Please forgive us. Gatugirira imbabazi nge n'urukwavu. Please forgive us. Ibyo rukwavu mugenzi rwari rwafushye rwabyanze ko bajyana nyirabuja. Bakiraho sasinzira gurishwa kandi abantu bafite amafaranga yabo baparitse nyirukansi. Bazanye vim barayiparika. Hey, you mind moving all this out the way? Se nimwe banyiriza umwayigurishaga rwose inzu yanyu narenze tuje kuyigura bayiguze nako. I'm sorry, the man is no longer. Wagurishaga rwose inzu nagakigurisha yisubiriye. Oya murabeshya inzu twanayisha amafaranga ari kuri konti yanyu tayari. Anyine ninjye wayigurisha gusa nyine ndisubiriye. Ntabwo nyigurishije. Do bana dusinyiye ko amafaranga ageze kuri konti yawe. Yes, but you and your husband need to move off. Ahubwo mwese muvanga n'umugore wawe mugende muvanga. Yewe ntago ndo umugabo we nawe so umugore wanjye gusa tutu. Get up. Haguruka urampropose ibiki imbere y'abantu. There's only one way out of Inkwavu zicaho sasa maze n'ibindi. Nimba aje umuguzi mushaje waguze inzu nayo tumukuremo agende. Na muguzi dukeneye twamenyereye. Kine ikibazo. It's like a 3D version of a storybook. Sasa bagaba inzu banayikunze inziro n'umurima kandi ha inzu niza cyane. Banze kuyirekura bayiguze. Banze kuyirekura barayitashye. Iki kunkwavu ni ikibazo. Kuba abirukanye imisere banyakazi bikeri ntago bazabivamo. Haje undi muguzi mushya. Dore hakurya ikigoryi ku ruhande kimwe cyitsimba gifashe ku maso. Yewe cyarahavuye. Sasa aba batashinzu tubakosore bahita banabo bayigurisha. Bayihe nyirayo kubanza kuyimuha tubakupurisha nyaraza. Abayitashye sheri fungura kandi mfungure sheri bafite urukundo baracyararanye. Banze guhinza waro yirimo. Koto ngaho. Dumburi wa mbere. Mugabo arahaguruka madamu aho sheri bigenze tsene nyine. Hako inzu banze irimo amadayimoni rimwe imizimo kanzanye imfungure. Nakwe nuko bigenda. Inzu barakupura ngaho muzi ni karibu. Banze kugurisha inzu, banze kwihangira wari bayiguze ngo amafaranga basubiza. Bayinjiye batyo. Dore ngo barasanga ndimbati. Yego! Na petit fite. Kumbe munzi ndani harimo album ronchi yandangira. Album ronchi ya pekenyo na rabaji. You can have me. Enzo muyigomane amafaranga mazayaduhereza. Tuzayaboherereza. So down to earth. Bagiye batyo. Inzira imizimu irimo n'inyamaswa zikora ibitangaza. Mess you made. Ukoze ibibazo wacishenzi ariko ni ahandi urakoze. Wambonye se. Uzi no guhumbya. Kubona urukwavu ruhumbya. Ugicakasho zicakashisho. Rwamwicakasho wako narumirwa ibinikira. Petero azino kwicakashisho. Just wink at him. Uzino kwicakashisho. Do that. There's a lot of things they can do. Eregane byinshi nkwavu zakora wowe butanazi nkwavu zirangazi zino kubaninga. A lot of things. Kumva abandi dore bose anga guhumyana ngo abisi bose bamuje sura yose cyarimwe. Barabikoze baramukosora. Bazi no guhumbya nuko igenze kari Petero Rabbit cyamenye Peter Rabbit. Petero Gakwavu ndabakunda cyane. Akaririmbo gasigaye mahanga musigare mukumva kabaryohere nakinkwavu n'abavandimwe bazo ni umuryango w'amatungo. Help yourselves, sweeties. Within reason. No one could ever split us up. Our love's forever.
I'm so sorry. This keeps happening. Mind if I give it a go? Life's rough when you feel confused. Still rough when you hear the news that each day gotta pick and choose. The same old sides, the me's and you's. But don't be sad, you're welcome here. Even certain carnivals are in the clear, I promise you. Wind blows and heaven knows that sun can turn to rain. There's nothing much to fear though.